iki ku bantu b'abahanuzi ugasanga umuntu afite impano ariko abantu bamuhamagara gutyo ugasanga aranababeshye, ugasanga bahimbiye ibintu birabatera ubwoba. Urumva nyine ngo Imana ngo yanyeretse ngo bagiye gukuramo nyababyeyi, Imana ngo yanyeretse ugiye kurwara umutwe udakira, Imana yanyeretse none ngo kugira ngo ibyo bintu ngo biveho ngo nuko ugomba kumpa amafaranga ngo nkajya kugusengera ngo ahantu ngo kandi ngo kure ngo kuri Prayer Mountain ngo kandi bikore vuba byihuse. Oya, Imana ntago ikoraga gutyo. Imana ntago yaje kudutera ubwoba. Yego Banyarwanda, ntago Imana yaje kudutera ubwoba. Imana yaravuze ati mubwira abantu rata ibibahumuriza kandi byurutse imitima yabo. Yego Muri iki gihe abantu bararushe rata. Yego None nimba Imana yaratubwiye gutyo ngo tubwire abantu ibibahumuriza iburutse imitima, ubwo buhanuzi babukora he? Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo muhanga mumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nanjye nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka uburyango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Reka nsuhuze abantu bari mu Burundi, suze n'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibindi bihugu nzabasuhuza ubutaha mbivuze mu mazina. Yego imbere y'akamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumusabe adusuhuze n'ubundi anatwibwire. Muraho neza, amazina ni Nirera Elize. Hano ntago ndi umushitsi, hano ndahasanzwe. Uyu munsi cyanzanye nanone naje ngo tuganire iby'ijambo ry'Imana, kandi naje kugira ngo tuganire iby'agakiza ka Yesu Kristo. Yego Nirera Elize, tuguhaye ikaze. Reka tugusabe udutangirize n'isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe muri rivuga butumwa ryacu. Ikadusenge. Mana yacu ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Data, ndatura kugira neza kwawe, ndatura imbaraga zawe, ndatura agakiza kawe. Nyemera data mutanga bugingo, urumva iki kiganiro kigeraho kimukura data kirana naho kimugeza. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye ubutsinzi bwawe ku bantu bawe. Mu izina rya Yesu duhamagaye kubohorwa nawe. Data Uwiteka mutanga bugingo rero, reka uravuga ijambo ntaba ari we, urahanura ntaba ari we, ahubwo izina ryawe data gihesha icyubahiro. Urakoze mutanga bugingo, ubane natwe kandi agakiza kawe kubohorwa nawe bitugaragareho. Urakoze, uri Imana nyamana, urera kandi urakiranuka, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Umurimo w'Imana umeze ute? Umurimo w'Imana nta kibazo, uragenda, abantu bari kubohoka, abantu bari gukira. Yego watubwira mu bari kubohoka n'abari gukira tukiyumvira imbaraga z'Imana. Okay, hari umuntu uri kumamagara nyine yaraboshwe n'ibigeragezo, tugasengana Imana ikagira ikikora. Yego benshi bari kumamagara bakamereza amashimwe. Yego akubwira bati twavuganye bimeze utya none byagenze uko byarahindutse. Nyine warasa ku ntego kambwira nge babiri kumbyibushya. Ntabwo ndaza kumentioninga amazina. Yego amazina yareke. Hari abo Imana yagiye ibohora. Hari nk'umumama uri Kigali, nawe ni kiganira azabyibuka, yari yaratewe n'abadayimoni, ariko twarasenze Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Yego twarasenze Imana ikuraho ibikangisho bya Satani. Imana rero ishoboye byose. Yego ni online mwasenganye ntabwo mwigeze mubona? Online ntabwo nigeze njyayo. Uretse ko hari n'abamamagaye nkajyayo nkabasengera. Hano muri Musanze. Nabo bakukuye kuri YouTube. Nabo bimeze uko nyine. Yego impamvu ndi kubaza icyo kibazo cyane, ndi kugira ngo ndebe niba intego yanjye ndi kuyigeraho. Oya, intego yo uri kuyigeraho. Buriya iyo ufite Mwuka Wera nta kintu cyakwitambika imbere rata. Yego mvanga intego mba ngira ngo haru nyine urabona ubu turi misi y'ikoranabuhanga. Sibyo? Mbere byasabaga ngo umuntu nyine mube mwabonana gutya, ariko ubu umuntu yakubona ahangaha akaguhamagara mugasengana kuri telefone, byaba ngombwa ugatega ukajyayo cyangwa se wagatega kaza. Ubwo rero nanjye yo numvise ngo hari uwaguhamagaye, sibyo? Murasengana, afite ikibazo Imana iragikemura. Ndi kumva ari amashimwe andusha imbaraga n'ukuri. Niyo mpamvu rwose
mba ndi gukunda kubaza icyo kibazo, ntabwo aba ari ibindi mba ngambiriye. oya Imana ishoboye byose, upfa kuyikorera uyizeye. kandi iyo yagutoranyije, iyo bivangavanze, hari igihe Mwuka Wera agenda ugasigara ku izina. Yego. ariko iyo Imana iri kumwe nawe igukoresha imirimo n'ibitangaza. icyatumye Mose bamwemera ko Imana iri kumwe nawe ni uko yamukoresheje imirimo rata n'ibitangaza. Yego. natwe utadukoresheje iyo mirimo n'ibitangaza, ntabwo twaba turi kumwe nayo. Ugavuga iki ku bantu b'abahanuzi, ugasanga umuntu afite impano ariko abantu bamuhamagara gutyo ugasanga aranababeshye, ugasanga bahimbiye ibintu birabatera ubwoba. Urumva nyine ngo Imana ngo yanyeretse ngo bagiye gukuramo nyababyeyi, ngo Imana ngo yanyeretse ngo ugiye kurwara umutwe udakira, ngo Imana yanyeretse none ngo kugira ngo ibyo bintu ngo biveho, ngo nuko ugomba kumpa amafaranga ngo nkajya kugusengera ngo ahantu ngo kandi ngo kure ngo kuri Prayer Mountain ngo kandi bikore vuba byihuse. oya Imana ntabwo ikoraga gutyo. Imana ntabwo yaje kudutera ubwoba. Yego. Banyarwanda, ntabwo Imana yaje kudutera ubwoba. Imana yaravuze ati mubwire abantu rata ibibahumuriza kandi byurutse imitima yabo. Yego. muri iki gihe abantu bararushe rata. Yego. none nimba Imana yaratubwiye gutyo ngo tubwire abantu ibibahumuriza ihurutse imitima, ubwo buhanuzi babukora he bwo guhagarika imitima y'abantu? ibyo nge ntabwo mbyemera, ibyo ntabwo ari byo. Bagira inama, hari bagenzi bawe bajya babikora. inama nabagira ni uguhanura ibyo beretswe. Yego. itabereka bagaceceka. icyo kizima. Hari n'undi muntu ugasanga ati se ubwo ngeze muri iki cyumba cy'amasengesho nimvamo ntahanuye ntibaragira ngo naraguye. Umwuka w'Imana ntabwo ari radiyo, ibintu mpora babwira bene data. Umwuka w'Imana no mu giterane cya stade yahagutuma, yahagera ntavuge ugacece kugataha. Yego. yabishima kuvuga ukavuga, atavuga ukitahira. Ntabwo umwuka w'Imana uzangaruka umaze kurya amafiriti y'abandi, umaze kurya inyama zabo. Mwuka w'Imana azi igihe ashakiye, kandi mwuka w'Imana ntatoranya rata. Yego. ntatoranya abakire, ntatoranya abakene. Mwuka w'Imana ni wa bose. Ubona bose akenshi babiterwa n'iki? Akenshi nyine ni inda nini no kudakizwa neza cyane. Yego. Inda nini bayimamayira kabisa. Yego. bakora uturimo tw'amaboko ibintu nk'ibyo. Akuzi kubeshya ngo Imana iravuze itavuze. Imana Bibiliya bita abahanuzi ba kibuno, niko Bibiliya bita abahanuzi ba kibuno. Kibuno iki ngiki niko bita Bibiliya. ubwo bishatse kuvuga ni umuhanuzi uhanura iby'Imana itavuze. Yego. just akahanura ibijyanye n'amarangamutima ye, kandi ntabwo ari byiza. Imana icyo kintu iracyanga cyane. Reka twe kwiga tuvuga menshi, reka dufate umwanya munini w'ijambo ry'Imana. Nta kibazo, ijambo ry'Imana turaza kuriganira. Yego. kandi Imana irabana natwe munsi. Ni karibu. Murakoze rero bene data. Imana ibishimire cyane, kandi Imana igere mu byanyu yitwa Imana rata. benshi bakurikiye ibiganiro byanjye ndabizi barabohotse, kandi hari abaruhutse, hari abaruhutse imibabaro y'isi, hari abamenye yuko bafite umurengezi rata. uyu munsi ijambo rero nakuzaniye rirambwira ngo kwizera n'imbuto z'umwuka wera rata. Yego. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Amen. Reka dutangire dusome n'aya magambo. Dusome aya magambo ari mu Baheburayo. Yego. Undi tubone kwizera icyari cyo. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro, kandi izina ryayo rihimbazwe cyane. Abaheburayo 5 Abaheburayo 5:16. Yego. Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nibura umukristo ugomba kugendwa na mwuka wera rata. Haleluya. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo muzakora ibyo kamere irarikira. Mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo mwuka yanga, kandi mwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihwanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora.
ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Himbazwe. Imana iratubwiye ngo twe kurarikira ibyo kamere yacu ishaka. Haleluya. Amen. Ngo twe kurarikira ibyo kamere yatagize ute Shaka. Haleluya. Amen. Izina ryawe rihabwa icyubahiro rata. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi ngiyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana. Haleluya. Amen. Ni muri umunyarwango, haleluya, ntago uyoborwa na mwuka wera rata. Haleluya. Amen. Abantu babibone, abantu babasambanyi, abantu babashura, ntago bayoborwa na mwuka wera. Haleluya. Amen. Tugitangira ikiganiro, umukozi w'Imana arambaje ati se abantu bahanura ibijyanye n'irari ryabo bakabisha abantu biba bimeze bite? Abo ntago bayoborwa na mwuka wera rata. Haleluya. Kuko bahanura bagamije irari ryabo kandi bashaka kwiba. Haleluya. Ikizagaragaza hari mwuka wera. Mwuka wera ibye biba bigorose cyane, kandi ibya mwuka wera biba byihagije rata. Imana yacu ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Isoni n'iby'isoni nkeya, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya. Haleluya. No kwirema ibice. Haleluya. Imana yacu ishimwe ni Imana itari Imana y'ibice rata. Haleluya. Aho uzabona bavuga twe twasengana na bariya, abandi bati ntitwasengana na bariya, aho uzamenye ko nta mwuka wera bagize ute bafite. Imana yacu ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana iturengere cyane. Mbese igiti cy'avoka, haleluya, igiti cy'avoka cyakwera ipera cyangwa se pera yakwera avoka? Ikizagaragaza ko umuntu akijijwe tuzamumenyera ku mbuto ze rata. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu igire mu byacu, yitwa Imana rata. Niba ushaka ko Imana iguha umugisha, niba ushaka ko Imana igera mu byawe, haleluya, kora ibyo umwuka ashaka. Imirimo ya kamere iragaragara, niko biritubwira. Duhinduke kandi duhinduke rwose, tube hagati y'Imana. Haleluya. Maze Imana nayo izagira ibyihindura mu buzima bwacu. Imirimo ya kamere ngingi iragaragara. Haleluya. No kugomwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bisyo. Haleluya. Amen. Ndababwira hakiri kare, nkuko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bisyo batazaragwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Urashaka ko Imana ikwishimira rata? Urashaka kuba umunyamugisha uri ku isi? Haleluya. Kora ibyo umwuka ashaka. Itandukanye n'abasambanyi, witandukanye n'abarozi, witandukanye n'ibitavuga Imana, maze urebe ngo Uwiteka aragera mu ruhande rwawe. Haleluya. Kandi abafite mwuka wera rata yabashizeho ikimenyetso. Imana yaravuze ngo abanjye ndabasi, nabashizeho ikimenyetso cy'amaraso yamenye ku musaraba. Ese icyo kimenyetso uragifite? Cyangwa uva kubwiriza wamara kubwiriza ukaja gusambana? Cyangwa uva kubwiriza wamara kubwiriza ukaja gutubura? Imana yacu ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishoboye byose. 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bisyo, nta mategeko abihana. Haleluya. Rata no mwisi, haleluya, abayoborwa na mwuka wera ntago bazagera muri gereza. Haleluya. No mwisi ayo nta mategeko ahana. Haleluya. Abanze gusambana rata, nta mategeko ahana abajura, nta mategeko ahana abagizi ba nabi, nta mategeko ahana abanze ibyo byose, abanze ubusambanyi, nta mategeko abahana. Nukuvuga ngo mu yandi magambo, muri Yesu uzabaho neza nubahiriza imbuto z'umwuka, kandi muri Yesu uzaragwa n'ubwami bw'ijuru numara no gupfa. Imana itwishimire cyane. Bakunzi b'umusaraba rero, imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo, nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere iruba n'irari byabo. Niba tubeshejweho n'umwuka, tuje tuyoborwa n'umwuka rata.
haleluya. Niba tubeshejweho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Imana yacu twishimire cyane kandi izina ryo rihabwe icyubahiro. Imana igere mu byacu yitwa Imana rata. Haleluya. Ese haleluya, abafite mwuka wera abamugizeho bazi ko mwuka wera amera rata. Abakristo, niba ko kuri uwa Kristo ufite mwuka wera, niba nta mwuka wera ufite ntabwo uri umukristo. Haleluya. Kuko mwuka wera atwemeza iby'icyaha kandi mwuka wera rata, mwuka wera niwe utwereka inzira yo kunyuramo, niwe utwereka inzira y'agakiza. None niba udafite mwuka wera ufite iki? Haleluya. Niba ubona mu busambanyi, ukibona mu barozi, ukibona mu bapfumu, haleluya, uzamenye ko udafite mwuka wera. Hari abazi ko mwuka wera aba mu bahanuzi gusa. Mwuka wera aba kuri buri muntu wese ukijijwe. Haleluya. Kandi kizakwereka nta muntu uzajya mu ijuru adafite mwuka wera. Haleluya. Kuko Imana tuyisenga mu kuri rata no mu mwuka. Kuko imyuka ni myinshi. Imyuka ni myinshi bene data, ariko hariho mwuka wera rata. Uwo mwuka wera niwo muyobozi wacu. Uwo mwuka wera niwo Yesu yadusigiye akavuga ngo dore ndagiye, ntago mbasize mwenyine, mbasigiye mwuka wera kugira ngo azababere umufasha rata. None niba udafite mwuka wera mwene data, none nimba ntawe ufite iki muri iki gihe? Haleluya. Imana yacu tugire neza kandi izina ryo rihimbazwe kandi Uwiteka bishimire cyane. Imana igere mu byanyu yitwa Imana rata. Haleluya. Nababwira ngo twihane kandi dukizwe neza kugira ngo dutunge mwuka wera, kugira ngo tuzabone ijuru. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwe icyubahiro. Tumaze kwihana rero, reka tujye muri amasezerano mukunda. Yego. Abakristo dukunda amasezerano. Haleluya. Amen. Dukunda amazaburi cyane. Abakristo dukunda gusoma za zaburi. Zaburi ni ibihimbano by'umwuka na abahanzi, ni ba Sera, ni ba Safi, ni ba Nemu. Haleluya. Ni ba Salomo, ni ba Dawidi. Reka twihuse cyane dusome zaburi ya 40 kugira ngo Imana twishimire cyane kandi Imana ibe mu ruhande rwacu rata. Wa undi wamaze kwakira mwuka wera rata. Wa undi wamaze kubanana. Wa undi wamaze kubohoka. Haleluya. Reka dusome zaburi ya 40. Zaburi ya 40 haranditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Haleluya. Nawe tegereza Uwiteka wihanganye kandi haleluya, Uwiteka azumva gutaka kwawe rata. Dawidi we yanditse indirimbo aravuga ngo yategereje Uwiteka yihanganye. Haleluya. Muri iyi minsi hari byatuma utihangana, ariko ndakubwiye ngo humura kandi wihangane. Dawidi we yarategereje Uwiteka yihanganye yumva gutaka kwe. Haleluya. Umurongo wa 3, ankura mu rwobo rwo kurimbuka, mu byondo by'isayo, mu byondo by'isayo ashira ibirenge byanjye ku rutare. Haleluya. Uwiteka gukorera ata mu byondo by'isayo. Hari ibyondo by'isayo mumazemo igihe, hari ibyondo by'isayo ubukene, hari ibyondo by'isayo y'amadeni, hari ibyondo by'isayo yo gucanganyikirwa, hari ibyondo by'isayo y'uburwayi budasobanutse. Imana igukure muri byo hagati mu byondo by'isayo rata, agukandagize rata ku rutare. Haleluya. Imana ishimwe kandi izina ryo rihabwe icyubahiro. Ashira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Uwiteka akomeza intambwe zawe. Aho ucitse intege Uwiteka gukomeze, kandi aho imbaraga zishize Uwiteka twongera imbaraga rata. Haleluya. Kuko urugendo ntago rworoshe, bisaba kwihangana kandi bisaba imbaraga za mwuka wera, kuko twahereye ijambo rya mbere twasomye. Kandi yashize indirimbo nca mu kanwa kanjye. Haleluya. Uwiteka ashira indirimbo nca mu kanwa kawe rata. Hari indirimbo umaze iminsi uririmba z'amaganya, hari indirimbo z'ibibazo, hari indirimbo z'amakeredi, hari indirimbo z'uburwayi. Uwiteka ashira indirimbo nca, indirimbo z'ibyishimo mu kanwa kawe rata. Haleluya. Abandi baraziririmbye utega amatwi. Haleluya. Abandi bararirimbye uriheza, ariko ndagira ngo ngutangarize uyu munsi uraza kubona akaboko k'Imana. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwe icyubahiro. Uwiteka bishimire cyane kandi Imana ikomeze ibane nawe. Reka dukomeze n'izaburi ya 40. Niyo shimwe ry'Imana yacu.
benshi bazabireba batinye biringire Uwiteka. Icyo Uwiteka agiye kugukorera rata, benshi bazabireba batinye maze biringire Uwiteka rata. Umva uko Imana iri kumbwira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igeze mu byayiswe Imana. Irambwiye ngo nkubwire ngo izo mpapuro, ikambwira ngo nkubwire ngo wabyutse uri kuzireba, ikambwira ngo nkubwire ngo zifata zijyane hariya, ikambwira ngo nkubwire ngo dore barazakiriye. Niko Imana iri kumbwira. Ikambwira ngo nkubwire ngo witinya zijyane yo barazakiriye. Niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo irakurengeye, ikambwira ngo urasanga yagutanzeyo. Haleluya. Niko Imana iri kumbwira. Ikambwira ngo nkubwire ngo igihe cyo gutabagwa cyawe ni iki. Ikambwira ngo wigikerereza rero. Ikambwira ngo haguruka fata izo mpapuro zijyane. 5 hahirwa wiringira Uwiteka kandi ntahindukire abibone cyangwa abiyobagiza mu gukurikiza ibinyoma. Uwiteka, haleluya. Hahirwa biringira Uwiteka, mbese ntagenane n'abanyabyaha kandi nahagarare hagati mu babeshi mu banyabinyoma. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Uwiteka arakomeye cyane. Haleluya. Imana nuyo yemera mu buzima bwawe nayo izabana nawe, kandi Imana nuyihamagara izakubera nk'umutabazi nk'umurengezi. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Twihuse cyane dusubire inyuma dusomeze Zaburi ya 39. Turasubira inyuma gatoya. Narababwiye naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntazacumuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga. Narahoze naho byaba ibyiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ngurumana mu nda, ngitegereza umuriro unyakaho, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye. Menye ko ndi igikenya, dore wahinduye iminsi yanjye intambwe z'intoki zanjye. Igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Haleluya. Ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarika umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Unkize ibicumuro byanjye byose, ntumindure wo gutukwa n'abapfu. Haleluya. Imana idukize ibicumuro byacu byose. Haleluya. Iturinde gutukwa rata n'iki n'abapfu. Haleluya. Imana izakurinda gutukwa n'abapfu gute? Izagera mu byawe rata yiyubahisha. Haleluya. Imana niyubahisha mu byawe ntago abapfu bazakubona rata. Abatagira ubwenge ntaho bazakubonera. Imana yiyubahishe kandi Imana igere ku byawe witwa Imana. Haleluya. Witeka behere cyane. Imana igere ku matungo yanyu igaragaze, kandi Imana igere mu buzima bwanyu yitamurure. Umva wowe ku Imana iri kumbwira ngo garukiraho ngaho. Ikambwira ngo nkubwire ngo ura muryango urawinjira morata. Imana iri kumbwira, ikambwira ngo ukibesha ukinjiramo. Ikambwira ngo nkubwire ngo urakura imbwa yiruka. Imana imbwiye iri kumbwira ngo garuka ubu tuvugana kakanyuragiye. Ikambwira ngo garukiraho ngaho. Ikambwira ngo nkubwire ngo iranzu nuyinjiramo. Ikambwira ngo dore kandi nturayisohokamo. Imana imbwiye. Ikambwira ngo kandi ngo nkubwire ngo rata nkubwire ngo dore nuyinjiramo ntuzayisohokamo. Kandi ikambwira ngo imbere yawe hari umuruho. Ikambwira ngo garuka. Imana imbwiye. Ikambwira ngo reka kwifatanya n'abatizera. Ikambwira ngo wikwijana kwibagiro uri kwireba. Imana iri kumbwira. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Zaburi 62 haranditse ngo Zaburi yahimbiye umutware waririmbye niyo mu buryo bwa Yerodotini. Ni Zaburi ya Dawidi. Umutima wanjye uturize Imana yonyine. Umutima wacu data uturize imbere y'Imana yonyine. Haleluya. Niyo gakiza kanjye gaturukaho, niyo gitare cyanjye cyonyine. Nagakiza kanjye ni igihome kirekire kinkingira.
Haleluya. Ese Imana ni igihome cyawe kirekire kigukingira. Ese Imana iragukingira ute nta mwuka wera ufite? Manzu hamagare mwuka wera kandi umurarike mu buzima bwawe. Numara kumurarika nawe aragera mu byayo yitwa Imana, kandi numurarika arahindura, agira ibyo ahindura arata. Haleluya. Muri iki gihe abantu bashaka kugabana, muri iki gihe abantu bashaka amasezerano, muri iki gihe abantu bashaka ko babahanurira ariko badakijijwe. Mubanze mukizwe neza. Haleluya. Maze Imana ibishimire. Ikiruta byose Yesu cyamuzanye hano ku isi ni ukugira ngo tubone agakiza. Atari ibyo ntacyo twaba turi gukora ngaha. Atari ibyo agakiza ntacyo kaba katumariye. Atari ibyo ubuhanuzi, haleluya, nibwo bwaba bufite agaciro kurusha umwami wacu Yesu. Ariko ndagira ngo nkutangarize kuri uyu mwanya, ubuhanuzi nta gaciro bifite, kuko guhanura bizarangira, gusenga bizarangira, ariko rata tuzahora iteka ryose mu ijuru. Agakiza kazahoraho ko tuzaba twarakijijwe n'Uwiteka Imana. Haleluya. Imana yacu twishimire cyane, kandi ijwi ry'Uwiteka rigere mu byacu giyerekane mu izina rya Yesu Kristo. Mbatuyeho umugisha rero wa Yesu Kristo, mbatuyeho imbaraga zibohora, mbatuyeho agakiza, mbatuye kubohorwa na Kristo. Reka bafite imitima iboshe babohorwe nawe, reka bagoswe n'ibibazo babohorwe nawe, reka barushe n'abaremerewe, abaruhijwe n'isi n'abantu, reka Uwiteka agere mu byawe yemenyekanishe. Reka data, reka ugere no mu magereza, datugire wabohora. Hari abanze kubabarira, hari abafite imitima yinangiye, Uwiteka Imana igereho kandi cyane maze yibohore. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Zaburi 65 niyo tugiye gusorezaho, ubundi tugasenga Imana ikabana natwe. Umutwe w'amagambo aranditse ngo Zaburi 65, Mana Isiyoni bagushimisha kuguturiza. Ni wowe bazahigura umuhigo, ni wowe wumva ibyo usaba, abantu bose baja aho uri. Haleluya. Gukiranirwa kwinshi kuranesheje, ibicumuro byacu uzabitwikira. Hahirwa umuntu utoranya akamwizera, hahirwa umuntu gutoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Haleluya. Ushaka kuguma mu bikari by'Uwiteka Imana, ushaka kubana n'Imana, ushaka, haleluya, umuntu uzatura mu bikari by'Uwiteka Imana. Hano ibikari bivugwa ni mu ijuru. Haleluya. Hano ku isi nta bikari by'Uwiteka Imana biri, mu ijuru niho urugo rw'Uwiteka ruri. Mu bikari by'Uwiteka ushaka kuzageramo rata, turiza imbere ye. Umva ko Imana iri kumbwira weho. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo rata warazengurutse ibitaro byose, ikambwira ngo ije kukubera umutabazi n'umurengezi, ikambwira ngo ku munsi wo kwa gatatu uzaba watashe mu rugo, ikambwira ngo dore hari ihumure, ikambwira ngo izanya abasipesialiste ku buzima bwawe. Niko Imana iri kumbwira. Irambwiye ngo humura cyane, ikambwira ngo amarira umaze kurira ni menshi, ikambwira ngo amafaranga umaze gutanga ni menshi rata, ikambwira ngo ibyo utakaje ni byinshi. Irambwiye ngo iragutabaye kandi irakurengeye, irambwiye ngo iragukijije, irambwiye ngo iragukijije rata. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo nawe ikorera uburi bwawe witahire. Reka dusenge. Uri Uwiteka Imana yacu, urera kandi urakiranuka, data mutanga bugingo mwiza, data uri Elishada, uri gitinyuro cy'amahanga, uri Uwiteka, uri umutware w'ingabo data. Data turazi ko ushoboye byose, kweretse data abantu barushe, data nkweretse abantu baremerewe. Gera mu byawe witwa Imana, gera mu byawe data bubavuganire mu izina rya Yesu Kristo. Hari abafite imanza zibataba, hari ababuze ubwishu, hari ababuze amakode data. Uwiteka mutanga bugingo rero, gera mu buzima bwawe wiyubahishe kandi ugere mu byawe witwa Imana. Data turagushimye, data tukwiringiye nk'umurengezi. Urakoze kubyumvishe, urakoze kuri mu ruhande rwacu, ni mu izina rya Yesu, amina. Uwiteka bishimire cyane. 07 numero ya telefone ni 0788 38 81 28 ukamamagara tugasenga Imana tukabohoka. Imana ibahe